Murakoze cyane uko umushumba bivuze, ago turi buze gutinda no kubaramutsa uko bivuze. Umuntu ageze mu rugo ni byiza ko agenda agira icyo avuze. Ufite ikindi giterane kiri kubera hano hafi turajyamo, ariko nejejwe n'iri teraniro. Nanjye ntago nari mperutse kuba mu bantu bicaye batya, turabishimira Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Ezekiyeli. Turasoma ibice 30 murongo wa 21. Ezekiyeli 30 dusome 21. Haravuga ngo, mwana w'umuntu, turi kumwe muri kuhabona? Ezekiyeli 30:21 haravuga ngo, mwana w'umuntu, navunnye ukuboko kwa Farawo umwami wa Egiputa, kandi dore ntabwo kwapfutswe ngo gushyirweho umuti, ntikwashyizweho igitambaro kugira ngo kubone imbaraga zo gukomeza inkota. Matayo 8:8. Matayo ubutumwa bwiza ibice 8 umurongo 8. Kadusome niba mwahabonye 8:8. Haravuze ngo, umutware w'abasirikare aramusubiza ati, mwami, ntibinkwiriye yuko winjira mu nzu yanjye, ahubwo tegeka umugaragu wanjye arakira. Yagira unsomera Rusi 2:15-16. Igitabo cya Rusi 2:15-16. Hari uhabonye? Rusi 2:15-16. Aha. Ahagurutse. Aha. Ahagurutse guhumba. Bowazi agira ate? Ategeka bande? Abahungu be ati, ahumbe no hagati y'imiba ntimumucyahe, kandi mumuzohoreze zimwe mu miganda muzisige naho nashakaga. Ntimumuhane. Nshaka kubabwira ijambo rivuga ngo, Bowazi ategeke amaboko afashe ibyawe abirekure. Amaboko afashe ibyawe Bowazi ategeke abirekure. Ijambo riravuze ngo Bowazi ategeka abahungu be. Abo bahungu barabifashe, dushaka ko abategeka bakabirekura. Amaboko afashe ibyawe sinyazi, ariko Bowazi ategeke amaboko afashe ibyawe agira ate? Terano rimwe abantu ibyabo byafashwe. Ezekiyeli yavuze ngo amaboko ya Farawo agomba kuvunika. Hari amaboko yafashe ibyawe. Ndumva nifuza kunyemerera mu uyu mwanya mutoya afite, tuze kwinginga Imana idufashe Bowazi ategeke amaboko afashe ibyawe abirekure. Kandi natwe nubwo ni muri kutubara mu makote, natwe byarafashwe, birafashwe, kandi amaboko abifashe. Bowazi adategetse ngo abirekure, imvi zamera bigifashwe. Bowazi ategeke. Hari akantu usanze hano keza kagenda gacika kubera analize z'abarokore. Imana ntikorana analize cyane, nitwemera tukazigabanya hari ibintu bizakunda. Ngaho tuyireke iyi analize, tuyireke. Ihangana umbwirire mugenzi wawe ngo Bowazi ategeke amaboko afashe ibyawe abirekure. Uyu mwaka utararangira abirekure. Haleluya! Amaboko afashe inzu yawe, hari amaboko afashe akazi kawe, hari amaboko afashe abana bawe, hari amaboko afashe umugabo wawe, hari amaboko afashe umugore wawe. Amurekure.
minsi 7 turi hano amaboko afashe ibyawe abirekure. Silas amaboko afashe ibyawe abirekure. Tumaze imyaka tuzenguruka ariko yaradutagangaje. Daniel ngo yarasenze ibyo bije ngo amaboko abifatira mu kirere arasenga bwira Imana ngo numva nifuza ko ibyanjye byafashwe. Twari igihugu nanabireba, hari igihugu bireba tugasanga hari ibiboko byabifashe. Ngo Bowazi ategeka abahungu be, abahungu barafata ngwiki abahungu iri jambo narihishuriye umusibe ejo ku cyumweru naryigishije Nyanza najyanye na korali yo mu rukiri yitwa Rehoboti. Ndarihishurirwa mbaryo nigisha, ariko nanjye nsanga hari ibintu abahungu bafashe kandi amaboko abifashe. Ngira umwana w'umukobwa ni umushuti wa pasiteri wanyu nigeze muzana hano, yitwa Beni, akavuga butumwa afite imyaka 9. Hagiye mbwira Imana ariko Mana Beni gusa wampaye abandi bantu, nawe nasanze hari amaboko afasha abana agomba kubarekura. Hari umuntu warutse kuza kutwigisha Nyarugenge, ni umwarimu muri ADPR simuvuga, amaze imyaka irenga 20 atarabyara. Noneho arimo atwigisha nongorera mwarimu witwa Dafani, ndamubwira nte kuzikuriya mwarimu nta mwana agira. Ati birashoboka se? Nta mwana agira. Itambwira mwarimu ntako ko abana babuze, abana barabuze. Mureke mbo simbizi wenda ngiye mpamvu mbivuganye nuko gifite uwo nguwo umwe, ariko amaboko afasha abana bacu abarekura. Nagashaka kamara imyaka 10-15 niki cyabaye? Bowazi ategeke amaboko afashe ibyacu abirekure. Cyabandi babona akazi wowe ukakabu, kuki abandi biga bakarangiza bakadepoza bigakunda we ntibikunda? Kuki ugize imyaka ingana gutyo nta mugabo? Amaboko afashe ibyawe abirekure. Ndumva nifuza ko mw'iyi minsi tugiye kumara hanga muntu wese ahantu azi haba hari amaboko afashe ibye Bowazi ategeke abirekure. Ihute nkorere zime iri jambo ry'Imana dusomye mu gitabo cya Rusi. Iki gitabo ni igitabo nkunda, nagisomye inshuro ntazi umubare. No mu masomo natsindaga ku ishuri, niga mu ishuri rya Bibiliya, iyo bagira ibyo bavuga hariya narabitsindaga cyane. Iki gitabo kirimo amakuru meza kandi aryoshye, kirimo amazina 8. Harimo izina ryitwa Elimeleki. Elimeleki bivuga ngo Imana ni umwami. Hakabamo izina ryitwa Naomi. Naomi bivuga ngo ni nyiragikundiro. Hakabamo izina ry'umuhungu wabo witwa Maharoni, bivuga ngo ni umurwayi. Hakabamo izina ry'umuhungu witwa Kiriyoni, bivuga ngo ni umunyantege nke. Hakabamo izina ryitwa Rusi, bivuga ngo ni inshuti. Hakabamo izina ryitwa Orupa, bivuga ngo ni uwahindukiye. Hakabamo izina ryitwa Bowazi, bivuga ngo ni umucunguzi wacu. Hakabamo izina ryitwa Obedi, bivuga ngo ni umurimo. Aya mazina yose buri zina ndivuze narivuga umunsi, ariko ngiye kuvuga ku izina ry'umugabo witwa Bowazi, bivuga ngo ni umucunguzi wacu. Ni ujye utegeka amaboko afashe ibyacu akabirekura. Amen. Uyu mugabo witwa Elimeleki yaratuye mu gihugu cyitwa Betelehemu. Betelehemu yari afite umugore witwaga Naomi. Bari bafite abahungu babiri, uwitwa Maharoni n'uwitwa Kiriyoni. Bibiliya ivuga ngo inzara ibaterera i Betelehemu. Ibaterera he? Betelehemu ubundi birasobanura ngo ni inzu y'imitsima. Buriya mu nzu y'imitsima hari ubwo naho inzara igihagera. Aranyumvise? Ariko nubwo inzara yahagera, inzara y'i Betelehemu ntabwo ijya yica. Ibarye mwihanganira i Betelehemu. Inzara y'i Betelehemu ntigira ite? Ntiyica. Yakurya ariko ntiwapfa. Inzara iri uyu muryango ngo bamenya ko hari ahantu hari ibyo kurya, ngo bita Mowabu. Bimukira Mowabu. I Mowabu hari ibyo kurya ariko barapfa. Abantu bapfiriye Mowabu, baraparika imodoka barapfuye, barambara amakote barapfuye. Nshaka kubabwira amagambo akomeye, mu ntega amatwi muyumve. Tugwije abantu benshi bari kubwiriza bari Mowabu, bagahanura bari Mowabu, bakaririmba bari Mowabu, barapfuye natwe bari kutwica.
Mowabu hari byose abantu bifuza ariko nta mavuta ahari, baratohagiye. Niyo warebye ubona barashishe pe, ariko bafite urupfu bagendana narwo rw'Imowabu. Nimwigumire i Betelehemu nubwo inzara ihari ariko ntiyica. Dawidi yaravuze ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Bibiliya yambwiye ngo Elimeleki ahagurukana n'umugore n'abana bajya i Mowabu. Bageze i Mowabu basanga ibyo kurya birahari, bararya. Mu gihe bari mu munyenga w'i Mowabu, umusaza barapfuye. Mukecuru atari ko mana we nuko umeze? Imana ati nikomeze. Bakiri mu uwo mubabaro, abahungu baravuga bati tumare mama umubabaro dushaka abagore. Umwe ashaka uwitwa Rusi, undi ashaka uwitwa Warupa. Abahanga baravuga ngo aba bakobwa bombi baravukanaga, ngo kugira ngo abahungu banezeze nyina baravuze ngo reka tuzane abana bavukana bazite kuri mukecuru. Mukecuru ari mu munyenga w'uko abuze muze hari kabonye bakazana, abahungu bombi baba barapfuye. Mukecuru atari ko Imana imeze gute? Ibi ni ibiki unkoreye? Bari mu uwo mubabaro, Nawomi ngo arasenga, asubiza ibitekerezo i Betelehemu. Imana y'i Betelehemu iramwumva, iramubwira ngo Rusi vi Mowabu, garuka i Betelehemu. Afata bakazana, arababwira ngo ntago nagenda ntabasezeye, musigara amahoro. Baramubwira ngo mukecuru, uburyo twumvisha uvuga Imana y'i Betelehemu turajyana, tujyane. Ngo bari mu nzira bagenda, ngo bageze mu mpinga y'umusozi, arababwira ngo nimureke mbabwire ijambo rikomeye. Arababwira ngo ko mwemeye kujya i Betelehemu, mukaba mwemeye gusiga igihugu cy'iwanyu, ibintu by'i Betelehemu muzabyihanganira ko haba inzara. Yagiye abantu bakizwa bazi ngo hano ngo baje ngo umuntu ahita arya irabanza ikakurya. Byo munabanza mubwire abantu bashaka gukizwa ko iyo bahageze babanza gukubitana n'utuntu nk'utu ngutu. Iyo utabimenyeshejwe rero nibo bantu batesha abantu umutwe. Kuko naje ngo bambwira ngo biranagana, nta binagana bihari, binagana bitinze. Arababwira ngo muranyihanganira dusubirane i Betelehemu. Ubu nubwo Imana yangiriye neza ngasama inda nonaha habyara umuhungu, mwamutegereza akazababera umugabo, mwakisubiriye iwanyu. Ko nubwo bimeze bityo iwanyu abagabo biyandaza, i Mowabu hari abagabo nabo ku biro nabo ku biciro baruzu. Mowabu hajya habura abagabo n'abagore barahari babicuruza, usanga ari ibitangaza. Haravuga ngo mwasubiye iwanyu. Uwitwa Warupa umwe wahindukiye aravuga kandi uri umukecuru. Uyu mukecuru avuze ibiri byo, ubu turirwa twiruka inyuma y'umukecuru. Ati nsoma nisubirireyo. Aramusoma, Warupa asubirayo. Mukecuru abwira Rusi ati mukamugabo wawe wasubiyeyo, wewe wasubiyeyo. Amubwira amagambo ari kuri 16 mu gice cya mbere. Aramubwira ngo winyinginga kugusiga, ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya niho nzajya. Imana yawe izaba Imana yanjye, ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye. Iragira ikintandukanya nawe atari urupfu, Imana izaba impore. Ndetse bikabije biravuga ngo baragenda bajya i Betelehemu. Bagezeyo bahasanga umugabo witwa Bowazi, ategeka amaboko afashe ibyacu abirekura. Bowazi ngo yari umuhinzi, yarahingaga akabwira abasaruzi ngo nimusarura ntimukajye mumaririzamo, inyuma hashobora kuba hari abantu bazaza guhumba bameze nka Rusi. Sinzi ko guhumba mu bimenya, ariko wenda abakuru bazabisobanukirwa. Bibiliya iravuga ngo Rusi amenya ko mu murima wa Bowazi ngo bajya basiga ibyo abahumbyi baza guhumba. Araza abwira nyirabukwe mu bice bibiri, aramubwira ngo mukecuru, ko hari amakuru namenye ko ino hari umugabo ujya wita ku mfubyi n'abapfakazi, ko yari guhinga mu mirima yasigamo iby'abakene, wareka nkajya mu murima guhumba, ariko nkurikiye uwo ndibugireho umugisha. Aramubwira ngo genda mwana wanjye. Ngo Rusi ngo ajya mu murima kwa Bowazi, ngo akajya yirirwa ahumbira mu gikondore. Uko ahumba Bowazi akaba ari kumureba. Uriya duhumbi tureba, tubabari tureba, bizi igihe izaturuhurira. Ngo arahumba, ku mugoroba akazana utwo yahumbye. Mukecuru ati komeza uhumbe sha, igihe amaboko y'uriya mugabo azategeka abafashe ibyacu bakabirekura. Ngo Rusi ngo umunsi umwe ngo aza guhumba, ngo agira ngo ni ibisanzwe. Ngo ageze mu murima, nyiri umurima ngo aza kureba uko abakozi bakora. Muzi ko Bowazi ajyaza
n'ubu yaza Bowazi ajyaza kureba igihe tumaze duhumba twaratagangaye, ngo ari mu murima ngo abona umukobwa uhumbira inyuma y'abandi, kandi uhumba ntajya imbere, murabizi bari inyuma. Usanga baravuga ngo ariko mwabwiye ngo abantu bari inyuma bakigera imbere. Aregera imbere si inkweto yaracitse, aregera imbere ipataro yaracuye, aho ahumbira ntiyamwemerera kuza imbere. Bowazi ngo aramureba, arangije ngo ahamagara abagaragu, reka nihute, arababwira ngo uriya mukobwa uhumbira inyuma yitwa nde? Baramubwira ngo yitwa Rusi. Amakuru yacu dufite abayatanga, sinagomba kubivuga, ntabagomba kubivuga, wowe tuza. Hari kubwira abantu ngo kumbona ngo ndakodesha, ninde ubikubajije? Ceceka, hari igihe bizavuga. Hirwa mwiteza abantu kuko mumbona ngo sinize, ninde ubikubajije? Wabiretse ko nibategeka amaboko aza. Baramubwira ngo yitwa Rusi. Bowazi arababwira ngo buri munsi araza, batirirwa mu uyu murima, ati ejo nzaza kureba ko yagarutse. Rero mwicaranye ngo nejo tuzagaruke. Nejo muzaze, nejo muzaze, nejo muzaze. Wije uza rimwe ngo urekeraho, nejo muzagaruke. Bibiliya yambwiye ngo Bowazi mu gitondo ngo agarutse, ngasanga Rusi yagarutse. Bibiliya yambwiye ngo ntabwo Bowazi yongeye kubaza abagaragu, ngo ahubwo yahamagaye Rusi. Arabwira ngo uve muko, wowe uhumbira inyuma, ngwino hano mvugane nawe. Kandi iyo ari uguhamagaye akagukura inyuma, umve ko basubizayo. Nta wagusubizayo. Hamubona hari abasubiraho bahamagawe n'abantu, ariko ari Bowazi waguhamagaye akagukura inyuma, babirangiye. Ngo aramuhamagara. Bibiliya yambwiye mu bice bimurongo wa 11 ngo Bowazi aramubwira ngo bansobanuriye neza ibyo wagiriye nyoko bukwe byose, uhereye aho umugabo wawe apfiriye, ko wasize so na nyoko n'Imana ziwanyu, none ngewe ndi nyiri umurima, ndategetse aba bahungu banjye ndabategetse. Bowazi ategeke, aravuga ngo ndategetse uhereye none. Abwira abahungu ngo uhereye none uyu mukobwa ajya nywera ku bibindi munyweraho. Ikindi nimujya musarura mujye musiga ayore. Gahunda no kuyora. Umaze igihe ese muri kumva ibintu ndi kuvuga. Arababwira ngo yaramaze iminsi ahumba, muzisige ayore. Agira ate? Muzisige ayore. Mana we, yajyaga ahumba, ndabategetse mwabahungu mwe muzisige ayore. Mana we, uranyumvise? Bowazi ategeke tugire dute? Tuyore. Ntabwo murabyumva mwebwe, ntabwo murabyumva. Bowazi ategetse wayora. Nimuvuga ngo kuyora, ese ni Kinyarwanda? Kuyora ni Kinyarwanda? No, aramubwira ngo ndabategetse aba bahungu, ndabategetse. Ukuri Bowazi atabategetse ntacyo wakoraho. Baba batanze amababa hano hanze, abahungu bayatanda ku buryo ubutoragura, ariko Bowazi ngo ategetse. Ngo Rusi wajyaga ahumbira mu gikondorero, uwo munsi ngo arayo, ariko aka kantu kafashije ngo yarayoye, ngo ahingutse ku marembo. Umukecuru ngo wajyaga abona Rusi azana mu gikondorero, ngo abona Rusi arikoreye. Bibiliya yambwiye ngo umukecuru aramuhamagara, aramubwira ngo Rusi we, uyu munsi wakoze mu kwande, wahumbye he? Umurima wakozemo n'uwande. Rusi aramubwira ati mukecuru uretse nguha amakuru. Aramubwira ngo wa mugabo twabonanye yambwiye ngo uhereye none no kuyora. Yambwiye ngo uhereye none, amaboko yarabifashe yabirekuye, tugiye kujya tuyora. Rusi abwira umukecuru ataho, sinakubwiye mukamugabo wasubirayo agira ngo araduhimye, shara turye ibiyorano tugiye kurya rero. Bibiliya yambwiye ngo barariye barahembuka mu kwezi kumwe, agasura karaza, agasura kaje ejo bundi. Ibi muri kubona amakote bije ejo bundi,
abantu twabanye muri uyu murima tukiza murabizi. Genda umwana wasaje munatangiye kubwiriza hano ndi umusore. Arahombanye tuno tugufa twaraje meze nk'igiti ariko ni mundebere. Narayoye nanjye umunareka. Iki ntabwo mubibona ko twayoye twebwe kandi buriya mwagize ngo nige gusa biro mwicaranye ngo nawe suko wasaga. Hagaruko hagasura kaje ejo bundi dutangiye kuyoraho. Imana icyubahiro. Haleluya. Amira turafashe ngo bararya. Rusi wa mukecuru wagenderaga ku kibanda gishyira hasi tangira kugenda yemye nk'umuntu urya yora. Haciye iminsi mike gusa Bowazi ngo ateguye ibirori. Umukecuru abwira Rusi ati Rusi wa mugabo yateguye ibirori. Uziko iyo Bowazi yategetse amaboko akubuza kujya mu birori arekura ibirori ukabijyamo. Bowazi yategetse nawe invitation bayiguha waba marene wanabapare. Bowazi yategetse ategeke amaboko adatuma ujya mu birori arekure nawe ujye mu birori. Ariko ibintu ndi kuvuga muri kubyumva murimo muranyumva. Uruza aho ujya kugura ibishyimbo badaha mu isafuriya bas. Bowazi ategeke nawe uteka ibishyimbo ikiro. Bowazi mwategura ibirori. Rusi umukecuru ahamagara Rusi aramubwira ati Rusi we Bowazi wategetse ukaba usigaye uyora yateguye ibirori babigiyemo. Ati mukecuru ndajyayo. Mukecuru amubwira utuntu dutatu twantangaje. Yaramubwiye ngo icyambere nujya mu birori by'uwo mugabo wihezure wambare neza. Amaboko afata ibyawe agatuma utambara neza arekura imyenda wambara. Muranyumva? Amaboko afashe imyambaro yawe ayirekura. Ntuzahora mu mwenda umwe. Aramubwira ngo wambare umwenda mwiza. Aramubwira ngo icya kabiri nugera mu birori by'uwo mugabo wirinde kwicara inyuma wicara imbere wereka abantu kuziranye nawe. Amaboko atumusi wicara wihisha kure wicara hagaragara. Aramubwira ngo icya gatatu mu birori by'uwo mugabo bajya barya kandi iyo bagiye kurya bariyarurira. Amaboko atumutiyarurira arekure nawe wiyarurira. Cyari umuntu wo gutamikwa. Amaboko atumutiyarurira arekure. Ariko muri kunyumva amaboko afashe ibyawe nimuvuge ngo arekure. Aya masengesho Aramubwira ngo ikindi nibamara kurya bajya bataha biruka. Uyu munsi urare mu nkera uraraho umwami arara. Aramubwira ngo ikindi umwami yamaze kugosoza sayira agenda akaryama hepfo ya sayira. Uze kugenda wombo kuryame ku birenge bye. Wowe ntukome gusa uryame. Bizakurikira uzambaze no mukecuru. Ariko nkunda Nawomi agira inama we. Ngo ibirori birangiye ngo Rusi ngo azayomboka aryama ku birenge bya Bowazi. Ngo Bowazi ngo arambije ngo umva hepfo hari umuntu. Ngo amoroso yasanga ni Rusi. Hamwe ati ko abantu bose mbagaburira bagataha. Ni iki cyatumye urara aha ngaha? Aramubwira ngo hari amaboko yari yarafashe adatuma ngeraho abantu bari. Numvisha uyu munsi nagutaramira nkarara. Amaboko atuma ntarara. Yararekuye. No hari abantu bagiye bagira amaboko bafata atabemerera guterana. Baterana bati wari wagiye ugasanga kondisiyo ijusho rikuriho. Ayo maboko akurekure. Usenga utihishe. Bowazi aramubwira ati none se kurara hano ni ukubera ibintu nakugiriye? Ati uretse n'ibyo wangiriye nkurikije uburyo wabikozemo. Niyo nkwitegereje nkakureba mbona atari ibi gusa ahubwo mbona uri umucunguzi wacu wa bugufi. Mbona umeze nk'umuntu ufite n'ibindi bintu dutekerezaho. Bowazi aravuga ngo uvuze ko ni umucunguzi wanyu baguhereza inshuro 6 z'ibyo bajya gutwara. Sigara niga ku kibazo cyo kugucungura. Ngo Rusi wajyaga ajyana inshuro imwe ajyana inshuro 6. 3:18 muzasome.
umukecuru amubonye aramubwira ati Rusi byagenze bite? Rusi aramubwira ati mukecuru wakoze umuti. Uwo birya byabaye icyo gihe. Aramubwira ati wakoze umuti. Hahiye none ibintu wakoze mukecuru. Aramubwira ati ndakwemeye. Umukecuru ati byagenze bite? Ati wa mugabo yavuze ko azaducungura. Amagambo umukecuru aramubwiye kuri 18 yaramubwiye ati Rusi we uwo mugabo ndamuzi, ntazatuza ntazaruhuka atari yakora ibyo ngibyo. Ntabwo haciye akanya kanini Rusi ngo yicaye yabonye ngo ibaruye imutumiza ngo inama yateranye. Yo Bowazi yategetse inama iraterana, iraterana igatesha agaciro amaboko yafashe ibyawe. Haramubwira ngo inama yateranye bavuga ko ari wowe wenyine ugomba kuba umugore w'umwami. Rusi wapfaka yari muto, Rusi waje mu gihugu kitari icyabo, nyamara amaboko afashe pariseri yawe muri Kigali. Bowazi ategetse nyamara yayirekura. Ubu urumva ngo utaba i Kigali, urumva ngo utatwara imodoka i Kigali, ni ukuri kose aya maboko afashe ibyawe. Abirekure, 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 abirekure. Akomenya mperutse hano kera, pastor aherutse kuntumira mu ijoro rimwe mu gitaramo, haciyeho iminsi nyuma ya cyagihe pastor, nyuma ya cyagihe haciyeho nk'amezi nka 3 gusa. Mu kwezi kwa 5 nagiye mu ndege 5, ngira ngo pastor menya ataramenya makuru. Hari amaboko afata iminyenga yo mu kirere. Nagiye mu ndege 5 mu kwezi kumwe. Iyo amaboko afashe ibyawe birekuye. N'ubu nabonye invitation mu kwa 12 nzagenda mu yindi ndege kandi. Agashya kambayeho hari ikibuga kimwe cya nyuma baje kunyakiraho. Baje kunyakira ku kibuga nsanga hari abanyamakuru batagira umubare, ikintu cyantangaje cyankuzeho kikanyica. Bampaye indabye 6 ndi muzima ntapfuye. Ariko ubu koko amaboko afata n'indabyo bazaziguhe wapfuye utazi. Amaboko afashe indabyo zanyu asirekure bazibahe mukiri bazima. Ariko amaboko agafata koko uzarinda upfa udafashe ururabyo uri muzima. Amaboko afashe indabyo azirekure. Bowazi ate bampaye indabyo 6 ku kibuga cy'indege ndi muzima ntapfuye. Nakibuka iwacu mushumba arahaza ahantu biti cyangwa ubukuru heri Nyamajeke mu rutoki yo mvuka mbega ahantu. Ariko siko hari igihe mushumba n'umushuti wanjye hari akamesaje ejo yampaye no mu kanya hari akandi kantanyongoreye, nuko atambwiye ngo mbivuge reka bavuga butumwa tujya tuvuga n'ibyo batatubwiye. Hari amaboko nawe yarafashe utuntu twe ko mu miryango mu kanya arambwiye tubona ngiye kwitaba telefoni hanze. Hari amaboko yarafashe ibintu byanjye birekuye, ambwiye ati hari umwana mugiye ambwiye ati umwana wanjye agiye kwiga kure, sinumwe gusa ngo hari n'undi wagiye. Amaboko atuma buruse zitaboneka arekure. Umuntu avukire sejemu, akurire sejemu, yige sejemu, asabirwe sejemu, abyarire sejemu, asazire ipu. Amaboko atuma amaboko atuma mutarenga imipaka arekure. Amaboko yafashe visa zanyu arekure. Hako umuntu agatunga irangamuntu gusa. Kuki utatunga perimi? Kuki utatunga passport? Kuki urinyine ngo mwari yakiriye? Mureke mbabwire n'ukuri mwaya masengesho amaboko afashe ibyanyu abirekure, abirekure, abirekure. Haleluya! Ejo wakoze kumva ngo mvuge, wakoze kabisa. Byari byiza ko mbwira abo bantu ngo amaboko afashe ibyabo abirekure, abirekure.
abirekure abirekure. Hano harimo abantu bamaze gushaka perimi n'inshuro 20, provisoire ikabikora nk'inshuro 30. Amaboko yarafashe yabirekuye ko. Ruse umukecuru amubwira ngo niba bavuze ko ugiye kuba umugore w'umwami, genda uzahirwe uzabyareho ngo nakobwa. Bibiliya yambwiye ngo ageze kwa Bowazi, muzasome mu bice 4 mu kwezi kumwe gusa abarasamye sha. Reba Rusa twita i Betelehemu, yaravuye i Mowabu, yarapfakaye, amaboko yafashe urubyaro n'urugo ararekura. Rusi ngo aratwita, aca i Betelehemu nawe yambaye mariniyeri agenda acira mu gacupa sha. Baramureba ati Yesu we, ati yuse si Rusi waje ino. Baramuvuga bavuga ati Rusi nawe aratwite, yarashatse amezi 9, igise kiramufata, ajya kwa muganga arabyara, abyaye umwana w'umuhungu bamwita Obedi. Dore mama Obedi ari gutambuka i Betelehemu abicyamamare. Mama Obedi aravugwa, maboko yatumye izina ryawe ritavugwa, arekure. Kwa muri Kigali imyaka 20 nta muntu kuzi izina, habaye iki? Kuki amazu yanyu batakandikaho ngo kuki imodoka yawe hatajyaho izina ryawe? Mazina afashe, amaboko afashe amazina yacu agira ati kuba mutazi imbaraga z'izina. Izina hano hari abantu batazwi, mazina yabo ahara amaboko yayafashe ku buryo mu kazi bataguhamagara, ku buryo nigeze igihe kimwe muri 2013 na 4 hari akantu kabaye nk'akanyura mu itorero ukuntu sinza kuvuga ibintu byinshi. Noneho umuntu umwe kubera ukuntu yankundaga ajyana izina ryanjye ahantu ngo bagire ikintu barikora. Noneho umuntu arishyiriye aravuga ati ariko iri zina uri kuzana Boniface ni umuntu umeze gute? Ati ntabwo umuzi umuvuga butumwa, ati wavuye Cyangugu. Umuntu akarireba ati rwose ndi gushaka mu bantu nzi Terezina Sendezi. Uzi ko barigaruye bakankuzaho kandi kubera izina hari ahantu hari amaboko afashe amazina yacu ku buryo ugera ahantu bakuvuga akavuga ati se muwo nzi, amaboko afashe amazina yanyu ayareko. Obedi arakura, izina ribikirangirire. Obedi ngo akuze, iyi izina ryagize imbaraga n'abagukomotseho yavuga ngo nuwo kwa runaka wa runaka, ugasanga izina ryashoye imizi. Obedi yakuze abyara Yesaya, Yesaya abyara Dawidi, Dawidi abyara Salomo, Salomo abyara Rehobowamu, Rehobowamu abyara Abiya, Abiya abyara Asa, Asa abyara Yehoshafati, Yehoshafati abyara Yoramu, Yoramu abyara Uziya, Uziya abyara Yotamu, Yotamu abyara Ahazi, Ahazi abyara Ezekiya, Ezekiya abyara Manase, Manase abyara Amoni, Amoni abyara Yosiya, Yosiya abyara Yekoniya, Yekoniya abyara Sharutiyeli, Sharutiyeli abyara Zerubabeli, Zerubabeli abyara Abihudi, Abihudi abyara Eliyakimu, Eliyakimu abyara Azori, Azori abyara Sadoki, Sadoki abyara Elihudi, Elihudi abyara Eliyazari, Eliyazari abyara Matani, Matani abyara Yakobo, Yakobo abyara Yosefu, Yosefu arambagiza Mariya, Mariya asama inda y'Umwuka Wera, Mariya abyara Yesu. Amaboko yarafashe izina rikomeye ararirekura, none Yesu yabaye wacu kuko iryo zina ryagize imbaraga. Kwinginga umushumba wacu n'ubundi azadufashe dusenge tubwire Imana ngo amaboko afashe ibyacu abirekure. Amen. Noneho rero ntago dusenga twicaye bitewe n'impamvu z'iri jambo. Haleluya.
hari umuntu hano mu iteraniro njya numva avuga ngo haleluya, ijwi ryiza cyane. Nuzaza ufashwa uzaza ubivuga nawe. Hari amaboko yarafashe ibyaha. Bwira mugenzi wawe ngo nabirekure. Abimaranye iminsi nabirekure. Oya, mubwire ngo nabirekure. Ariya maboko yafashe akazi kawe narekure. Ariya maboko yafashe uriya musore kugira ngo udakora ubukwe narekure. Abana bawe bashingirwe, ubone urubyaro, amateka ahinduke. Amaboko yabifashe. Kubera ko turi mu minsi 7 yo kuzenguruka, aya maboko nayo agomba kurakura. Mana turagushimiye. Uhereye kera kose uri mwiza. Uhereye kera kose uri inyangamugayo. Uhereye kera kose urashoboye. Uhereye kera kose urakora. Uhereye kera kose uhindura amateka. Muri iri teraniro ijambo ryawe rije ritubwira ko hari amaboko yafashe ibyacu, ariko ritubwiye yuko ayo maboko agomba kubirekura. Nabirekure. Ariya maboko yafashe ibyacu nabirekure. Nabirekure. Rekura. 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 Ariya maboko yafashe imigisha yacu narekure. Turagushimiye ko ubikoze. Turagushimiye ko imbaraga zawe zikomeye. Turagushimiye ko ijwi ryawe iyo uvuze ibintu byose birumva. Ijwi ryawe nirivuge, ibifashe birekura ibyacu mu izina rya Yesu. Amina.